Ndi Papa Sava. Yewe muraho. Numva se nta no koma. Ariko harafunguye da. Aba hano. Mwiriwe. Ni karibu ni karibu. Twagize ngo muri kuriyo. Urahora. Muraho. Amakuru kida. Muraho. Ndabona bimeze neza. Mama Sava. Reba na pasiteri mwakira babana. Muraho. Muraho di. Muraho ikidomo. Meze neza. Abana baraho. Amaye nka data. Reba Mama Sava na pasiteri babiteho. Muraho. Koda wowe uranahamiriza rero. Ubwo wambaye ishaburusha ntabwo uri bungendane da. Yego. Yemwe mwiriwe. Papa Sava. Nawe se wari uri muri gahunda. Eza kuzwa. Iteka ryose. Amakuru y'iminsi. Nimeze. Mbega ivumbi. Ivumbi rigutwaye iki? Umva. Ntago byoroshye. Kuki utazanye amazi yo kumenamo? Wabuze amakamyo. Yego. Natwe twaje. Urakaza neza rero. Muraho neza Papa Sava. Pasite. Ni mwakire. Papa Sava mugiye kwirirwa. Muraho. Amahoro. Reka tube turi hano tureba niba uko bimeze. Yego nimukomeze nta kibazo. Muriyo. Uraho. Muraho neza. Amakuru. Ya dafageza hansizeho intambwe. Ni amahoro. Yego reba abandi muganire. Bashizeza. Ni karibu. Ni karibu. Muriho. Uraho. Mukomere cyane. Amahoro. Nimubaranje murebe uko muba mubigira. Nimubitunganye rero pasite. Ndaje nanjye reka mbe nganira n'umuntu ye. Niko. Ndakumva. Wowe bite byawe hano? Ibiti byanjye. Ubuse ari kubana abashyitsi bafite inzoga zingana kuriya simbomeke. Ntagombaga kuhagera. Ukurikiye inzoga Cyane rwose. Bafite n'icyaka riga. Neza bakora abashyitsi banjye wowe uruwande. Abangaba basuye umuryango wa Papa Sava. Yego. Papa Sava na Mama Sava. Ndabyemera. uri ku ruhande rw'umugore wanjye Mama Sava, uri ku ruhande rwanjye Papa Sava, uri ku ruhande rwande. Ariko bari inshuti zawe. Nizanjye nye ndabaza wowe uri ku ruhande. Ninge inshuti yanjye ya mbere nk'umuturanyi wawe rero. Nguki? Yego. Ninge inshuti yawe ya mbere nk'umuturanyi wawe. Siwe tujye imbibi hangase. Umuturanyi? Umuturanyi. Nese ubwa iryo ni rihe sano mu masano y'Ikinyarwanda? Ikinyarwanda. Umuturanyi n'umuzimyi w'umuriro. Wawe hahiye ninge wakugeraho mbere. Nyine ndakubaza wivuga amagambo menshi. Ntago nakubwiye ngo uze kubwiriza hano. Umuturanyi ni mukeba w'umuntu. Umuturanyi ni mubyara w'umuntu. Umuturanyi ni mwishwa w'umuntu. Umuturanyi ni ba mwana. Umuturanyi ni rihe sano mu masano y'Ikinyarwanda tuzi. Uri Kinyarwanda cya mbere. Umuturanyi ushobora kumufite nk'icyangugu cyangwa za Gicumbi. Ari umuvandimwe muvukana. Ariko burya umuturanyi mwiza wa mbere uwo muvandimwe wa mbere ni umuturanyi wawe. Nge niko mbizi mu Kinyarwanda cya kera. Kikane muri guta umuco. Mukumva ko muzabana n'abasenyereza bawuya. Umuturanyi wa mbere n'uwo muzimyi w'umuriro ni umuturanyi wawe. Ariwe. Nukubonye byeri rero nawe urashogoshera uti ndereka ngende banyuzuze mu nda. Waruzi ko ziri buze? Ntabyo narinzi. None se uzikurikiye ujyaye? Uko nanjye mbonye abashyitsi baza hano mu rugo rw'umuturanyi mfite icyaka ndavuga. Nigeze nkubwira se bakira abashyitsi barahari, pasiteri arahari, abandi nigeze nkubwira nti uze kumfasha kwakira abashyitsi. Mwagiye mugendera kuri gahunda ko ari byo bigezweho. Ariko cyenda rumewe kabisa. Amakazi yabirahangane yatumye uvamo roho uravuga uti ese ubundi uri mu mihango.
njyewe se hoya n'uturimo nakoraga mu rugo nta nimusiga kugikanya nturuyi mbonye inzoga nta n'urwani niyambitse yego ubwo so ugiye kwicara na antiruye mu bashyitsi rero kuki udahise ukuraho iyo antiruye nguze ugiye kwicara na antiruye mu bashyitsi ari mfite icyaka ntabwo nari kubyihanganira ngwiki iyo ntunahindure n'imyenda ujya ku muturanyi wari kurikanda ntuhindure n'imyenda ubu ugiye kunukiriza abashyitsi banjye antiruye ese mubaze muze ndakumva washaje neza ushaje wanduranya ubu tunaburaje niba ufite ibye bya antiruye ugize ute nta wagutumiye urihuruje n'ibyo bintu biba ari ibiki koko ariko nta nubwo biba bigoye da kugira ngo uzaba bigoye hindukira ndebere kariya kantu ako kameze nk'agacuma kari aho ngaho uri kukabona ngaho jya umenya genda ariko rinisha ariko muzehe ufite imyaka ingahe ufite imyaka 57 kuki se mbona umeze nk'usaziye ubusa ariko sazi gute kucyo kuba ndebye mu gipangu cy'umuturanyi wanjye nishyano nkoze ariko aka kantu k'ubwanwa bumeze nk'ubw'inturo unshakira iki ku rugo ariko kuki wahindutse papa sava kuki wahindutse koko nyine ndakubaza n'ubwo ngubwo uri icyo gipangu hari amatafari washyizeho habe nasizeho icyo gipangu hari isima washyizeho abantu bose kwa kuvuga ko uri umugwaneza nagutume w'iki koko reka nkubwire rero hari ibintu ntakunda ndakumva bakubwiye ko ndi umugwaneza ariko hari ibintu ntakunda ujye ubimenya bakutamena amaso reka nigende sinkunda umuntu umenyera jya umenya ahantu imbago z'urugo rwawe zigarukira turumvikana manukira ku gipangu manukira ku gipangu cyangwa n'iryo ryinyo rindi rikora manuka cururuka seke ko gasuku hako umuntu ntakababwire ngo nimurangiza mushake kwigira amashyamba wowe uranyuririra igipangu zamuka seke ko gasuku yewe naho ubundi se mwabantu mwe yewe ubwenge wenyine yaba ntabwo uzaturana n'abakire n'abakire ishyaka ariko bigenda birukanye nyine twaye iki nanjye ndamuhima tu wavutse ndakura genda uruhuka kera ni byiza umuntu aba azi n'ubwenge umuntu araguhima kwereka ko akurusha ubushobozi yewe twe twavutse kera tuba tuzi natwe icyo tugomba gukurikira icyo abashyitsi be aba ndebana nabo gasozi kazamutse kakamanika izindi ukuntu abwihe nabi se yireba ko ari njye arusha ubwenge buriya jya umenya ahantu imbago z'urugo rwawe zigarukira turumvikana
ndamwemeza abashyitsi be nabo sha nta muntu udakenera ariko kuko ariko adashobora kubigenera bana n'abakire ko bigenda harwana na kiringi cyangwa ari uko abana banjye nabo sha inge nabo fate ku mususi wa danje yabagira ngo ni imegere natetse kwanza kugira ngo inkana ntabwo yoroshye kuramo inzara nka saa 10 yemba n'ubunyobwa bana banjye barararira umususi abagiye namenye ibyaho kakotize karagera kitondera hari kinye bukanza se madamu ko adahari arasanga nabitunganyije ariko buri tunganyije ziravamo harya baravuga ariko niyo kutura n'abakuntu ezo kaba yafunze batanagaragara aho hanyuma nanjye utuye mu miyezi akeka harya nanjye cyangwa nanduja kugenda niko mirisore ibyo ni ibiki urimo si wowe mbaza gusinda cyangwa kukubaza aha ni mu kwawe nicaye ntiwubatse ukamarayo ariko ibintu bamwigira ni ibiki koko ndakora ibyanjye binkunze ese abana bagenda barya umusosi mbone ugera gutya niko bigenda nyine nese ubu waje kubibaburira hano utaye urugo rwawe waje kubibaburira hano ngo bigende hano se ni mukabu ntabwo wamazeyo igipangu cyawe ntabwo wamazeyo ahangaha urahagenga nta nubwo ujya urahatambuka n'umusiri umwe kuko niyo nabona uzamuka kwiremba iwanjye se aho mariye gufunga ibipangu ako se nese kurimo kuguhungiza werekeza naherekeza se inzara ziranava mu gihe reka baba sava niko bigenda reka nshake nanjye umusosi ndeka abana banjye bararabariye ko numvisha kuka gaturi kawe gahumura byatangiye abana banjye ubu uhisemo kunyuka ibyo bintu ubu ibi none iyo ubikorera mu rugo rwawe ntabwo byari bikunde ubu se uragira ngo abantu bose baje hano bamenye yuko hano uhababuriye ibinono ubu koko uraje uravuga uti reka manu uri hariya amakaro yakozeho ukoze ku binono uje ahangaha hafi y'umuntu urimo guhungiza uzana ahangaha wagira ngo utere abantu umunuko oya papa sava icyo nshaka kukumenyesha cyo uranyumva neza aho hamazeyo urumva aha si mu kwawe yewe mba kuri ibyo ushaka kuvuga hari ikintu kibintera ngewe igikize ntacyo wamenya wambwiye ngo njye menye imbago zanjye zigarukira nawe ugomba kumenya aho zigarukira si kimwe papa sava ni inyoro niba wabimubwiye uyu si we muzimyamuriro wawe wa hafi ubu se urwaye si we waguhururiza uyu muturanyi ntabura icyo amarira undi ngaho zimya uwo muriro hanyuma ujyane ibinono mu rugo uze baguha amaroti n'agapfundikizo uza gusomeza uwo musosi kare kose se ubundi kare kose kimenya ko turi abaturanyi uzanki nanjye uzakenera neza gukenera ye ngaho ngwino nyine baguhe birarangiye zimya umuriro kandi ni umuriro wumva ahubwo bahita buri muntu mutwara mujye mumugira inama nk'umuturanyi wanjye agira ibyago se wangera sawa ngo ngaho ugenda utegure zimya neza ariko ubwo se kushyizeho umuyaga utagira ndagaruka ndahagera mukomeze ngenda
abana ntimwongere kunkingira. bantu b'iki gihe